Paid. You do know who paid for the plane that transported Mr. Rusesabagina to Rwanda. The conversation you had with your advisors was whether or not to disclose it. Who did? Tell me who did. Yeah, but did I tell you yesterday that I don't know who paid? I'm asking who paid? The government paid. So the government paid for the plane that transported him. Yesterday in our conversation, what you suggested to me, if I understand you correctly, was that the government didn't play a role in transporting, in getting him here, right? Yeah, I told you, listen to me, I told you that there is a person who was operating with Rusesabagina for a long time, who was an interest of our public criminal investigation department, who accepted to turn him in, and the payment was to facilitate the transportation of that man, but it was to facilitate the plan of this man to transport Rusesabagina to Rwanda. The government did not play a role in transporting him. It was facilitating this gentleman who wanted to bring him to Rwanda. So essentially the government paid for someone else to trick Mr. Rusesabagina to come into Rwanda? Yes. And you acknowledge that Mr. Rusesabagina did not know that he was coming into Rwanda. He was tricked, and you're saying the government did not organize the plan, they simply paid for the plane that got him there. Well, he was brought into Rwanda by someone who lured him to come to Rwanda, who knew exactly what was going on his way. Of course, if he hadn't come here, he was on his way to Burundi, but he was transported to Rwanda by that gentleman, and Rusesabagina himself is aware. On a plane that the government paid for. So in light of that, now that you've had a moment to reflect on this, the government paid for a plane that led to the transport of someone without their knowing and certainly against their will into a country that they're not citizens of for the purpose of a legal proceeding. Can you see how that would be seen as an illegal extradition process? Ndagusuje Professor Charles KAMBANDA muraho. One of the things that we are muraho neza amakuru yanyu. Amakuru ni meza. Hari inkuru imaze gusohoka mu kanya kuri Jaseera iyo bahaye umutwe ugira uti u Rwanda rwishyuye indege yajyanye Paul Rusesabagina mu Rwanda, mbese indege yamushyikije ku ifatwa rye mu Rwanda. Mbonye wanditse ku rukuta rwawe rwa Facebook aho ugize uti umuvugizi wa leta aho wise Rwanda's Attorney General akaba na ministre nyine w'ubutabera yuko ngo atazi icyo wise doctrine of attorney or client privilege communication. Washatse kuvuga iki Professor KAMBANDA? Murakoze bana James. Ni ibintu bisekeje cyane kandi bize byongera kuri ibyo Kagame yavuze ibyobuswa cyane, asobanura concept ya demokrasi, asobanura ibintu kuno ngo umunyamakuru yamusunikaga yagerageje kumwigisha erema za kidnap. Kagame none wowe akagana ko atabaye kidnap, ariko none ebisobanuro bye bikaba byari byemeza neza erema za kidnap. No kuvuga ngo Kagame yagiye muri interview atazi na erema za kidnap nka icyaha, kandi kiriya gihe abivuga nabwiye abantu ati biyebura yo atinegeno agira afata umwanya akigisha Kagame ibi bintu mbere yo kajya muri interview, kandi nabivuze ati natinegeno we turamuzi no kugira ngo ajye muri legal practice Uganda ntawe ya qualifying aga kubera ko yananiwe kubona amanota yamwemereraga kujya gukomeza neby'amategeko muri Law Development Center. So navuze ati Busingye nawe ntabyazi, ariko none wadakiye kabiri. Urashaka kuvuga yuko
ashaka kuvuga yuko ministre Busingye ministre w'ubutabera w'u Rwanda ari mu mwanya atakabaye arimo kuko yaba mu by'ukuri mu buryo bw'ubumenyi nta bumenyi buhagije afite. Ejana kurindi oti gute? Yego. Kandi ntawe yarangije education y'amategeko uko bisabwa muri Uganda. Yigiye muri Uganda. No kuvuga ngo turareba ibisabwa muri Uganda kugira ngo obe wafatwa nk'umuntu urangije education y'amasomo y'amategeko ku buryo wajya no practicinga muri Uganda kurangiza imyaka 4 ya kaminuza y'amategeko ntawo bivuze ngo borangije education yabo. Bo education yabo y'amategeko bayikasemu ebice bibiri. Igihe cya mbere ukigira muri kaminuza uba wigiyemo, cya kabiri ukagenda ukakigira muri ahantu bose barahurira ahantu hitwa Law Development Center kugira ngo noneho bakure bahamara umwaka wose biga kugira ngo bakure impamyabumenyi ibemerera kugenda gukora umwuga w'amategeko. Ariko nanone kugira ngo ukorifiye kwinjira muri uriyo mwaka wa nyuma finale hari amanota fatizo. Kera bavugaga ati umuntu wabonye pass degree cyangwa byo ebutari babitaga 10 pass degree n'abandi mu cyo wabanyeshuri babita gentleman's degree no kubona ngo wabonye 50%. Abantu babonye 50% babandi abari bahaga amanota bavuga bati genda ntongwe mbere mu maso ozagwe kuwundi. So Busingye ntabo yabonye amanota yamwemereraga kugenda gukora area program. Ni nayo mpamvu atashoboraga kupractica amategeko muri Uganda kubera ko atiza amategeko ngayarangije. Ni nayo mpamvu yagiye mu Rwanda nyuma y'intambara, yagiye mu Rwanda gucuruza inkwi GTZ. Abantu bakoraga muri GTZ ngira ngo baramuzi, yacuruzaga ibiti. Ariko noneho Kabera yaje kumucyomeka kwa Kagame, hatireba afite no muri muna wanje wiza amategeko ati arihe hakamuzana nuko Busingye yaguye mu bintu by'amategeko. Ejo bundi mwamubonye bamaze ko abaye minister yari yihaye ngo na license yo practica mu Rwanda yahoboje uruhushya rwo practica mu Rwanda akanerahiza kubo mwavoka ngo kubera ko ngo ntabo yashoraga kubagarira leta adapted license mwemerera kuburana nko mwavoka. So license yabohoje mu Rwanda ntabo yuzuje kubera ko uwe education ye eri kubya Uganda, yewe nayo mu Rwanda ntabo yuzuje ibyangombwa byayo yayihoboje kugira ngo ayibone. Ariko Busingye ariko muke mu ijambo gake dusubiye inyuma gake mu kiganiro amaze kora kuri Al Jazeera asobanuye neza umunyamakuru yuko kuza kwa Rusesabagina mu Rwanda yuko indege yajemo yishyuwe na leta y'u Rwanda kandi anahamya yuko byubahiriza amategeko mpuzamahanga. Uvuga ute se yuko atari impuguke mu mategeko ahamya ko ubwo buryo bwubahiriza amategeko mpuzamahanga? Oya ntabwo wabonye ereka ni nayo mpamvu nashaka gusasira iki kintu abantu baza amategeko bayize neza baraseka cyane. Ariyo mugabo w'inshuti yanjye hano umunyamategeko twari kumwe turebe iki kintu mukanya yasese yatembaga ariko uyo noneho agira gute leta inama atazi na concept yoroshe cyane. Umunyamakuru yamusunikaga gusobanura concept ya attorney client privileged communication. Ubundi communication hagati yo mwavoka no mukiriya we ntabo leta yemerewe kuyibona. Eba communication hagati yo mukiriya no mwavoka nta muntu ujya mu hagati. Kirazira ko leta ibana bisinye mu mategeko mpuzamahanga, kirazira ko leta
yasaba umwavoka guha leta communication ye n'omukiriya we. Ariko eyo ne gice ekyo ne yabisubije neza ngira ngo ahari kuko yavuze ati urwego umunyamakuru wambajije ati urwego rushinzwe imfungwa iyo bavoka bajyanye inzandiko bagiye guha Rusesabagina yuko ngo urwo rwego ruzimwambura rukazireba. We yasubije ati urwego rw'imfungwa ruri autonomous rurigenga. No, c'est pas ça. Aho nawo ni ikindi kintu ndi bugusobanurire. Nabyo navuze ati kugira umuswa koko ne ibintu biri interesting cyane. Kandi yabaje kuvuga ngo hari fair trial. Yo ministre we ubwe yevugiye ko inyandiko z'umwavoka kugira ngo zigere ku mukiriya zigomba kunyura mu muntu wa kabiri, kandi leta no kuvuga ngo nta fair trial ishobora kubaho, kubera ko fair trial akubiyemo uburenganzira bugeze kuri bune. Harimo n'uburenganzira bwo kugira umwavoka. Uburenganzira bwo kugira umwavoka ni nabo bushamikiyeho uburenganzira bw'uko umukiriya agombye kubona ubujyanama cyangwa ibyo bamugiramo inama, abavoka bamugiramo inama directly abikuye ku mwavoka, apana ku muntu wa gatatu. Kiranazira uyu ni yanavuze ebi yavuze, kinazira ko umwavoka afata document ageneye omukiriya we akayiha omuntu wa gatatu ngo ayimugezeho. Uyu mwavoka agombye kwambura ebyangombwa byokuburanira oyo mukiriya, amini okuburana burundu, agombye kwamburwa license yokuburana kubera ko ni kirazira. None wowe aranabisobanuye amahanga ngo no babikora mu Rwanda. kandi umunyamakuru atari n'umwavoka yari yagerageje kumugira inama, amubwira ati ibi ntabibaho bwana ministre, ibyo uvuga iyo biyebura aceceka. Ariko yakomeje kuvuga mu buswa bwe ibi bintu agomba kuba abizi nk'umuntu wize amategeko, kandi noneho nabari kwiga amategeko gusa anagirira leta inama mu by'amategeko. Noneho ugirira gute leta inama mu by'amategeko utazi na za concept zoroshe cyane zibaho mu mategeko? Igisobanuro cye kigaragaza ubumenyi buke. Yari iyo agira ubumenyi bwibanze kuri iyo kibazo cyangwa ubumenyi bwabanze mu mategeko, yari gushaka ubundi buryo ntari bukubwire, yari gusobanura. Ntabwo yari kuzanamo umuntu wa gatatu, nta ubishoboka. Byebura yari ariko nabo ndi buvuge kubera ko reka agenda asubire mu ishuri yige uko babigenza. Ikindi nanone Busingye agaragaje mu buswa bwinshi cyane, agaragariza isi yose, arahakanye asimbari ati buriya nini abayobozi prison service za prison ngo ntabo ziri government. Mu mitekerereze ya Busingye government we yuva ko ari ba ministre na perezida. ariko kweri dufite ikibazo cy'ubumenyi byanze bikunze. Professor Ecyo ni ikibazo cy'ubumenyi. Yewe no washaka kugira nabi umugezi wa nabi ufite ubumenyi yari kubivuga mu buryo kubera ko umuntu wo mu ministre utazi icyo government bivuze. Government no murongo ni line, iyo line egizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere ni executive eyobowe na perezida, noneho bikajyamo amashami yose, amadepartement yose asamikiye kuri executive. Igice cya kabiri cya government ni legislature, abadepite, parliament, n'ibigo byose bishamikiye kuri parliament. Igice cya gatatu
kya government ne judiciary kuva kuri Supreme Court kugeza hasi ebigo byose bishamikiye kuri nene noneho muri egiye bigo hari ebigo nyine bikora service zitandukanye harimo n'iyo service ya prison umuntu wize ose ko bitazinsaba kuba wize n'amategeko Busingye yahakanye ngo kiriye ngo bari ngo ntabari leta ngo kubera ko ntabari government ngo barigenga ngo barigenga ariko kweri ibyo bintu ngo barigenga ariko niwe baha raporo no biteye isoni hari ikibazo cyo bumenyi buteye isoni mu Rwanda dufite aba bantu bose bitwa ba merci beaucoup merci Kagame aba bantu batize hari n'abantu bavuye muri za system zitandukanye noneho bakaza kweha amagrade abo bari mu Busingye noneho ugasanga dufite abantu babayobozi badafite connaissance Busingye yabigaragaje avuye mu mategeko agaragaje ko atayazi impamvu Busingye yatinze cyane ku kintu cya autonomous nuko yiriya correctional Rwanda correctional services ziriya department ishinzwe imfungwa nuko umunyamakuru yakomeje amubaza ati kuki exchange y'inzandiko n'amabanga hagati ya avoka na Rusesabagina inzego zishinzwe gereza zibibambura zikabifata bivuze iki bivuze yuko ari wowe babiha ese urumva Busingye yahungaga yuko baba batumye urwo rwego kumenya izo exchanges na secret na technique za avoka wa Rusesabagina urumva ari nkaho ari cyo umunyamakuru ashaka kuvuga ese ubundi byaba ari ibintu bisanzwe kuba urwo rwego rushobora kubikora nta wabibatumye no ibyo byose ibivuga Busingye ari kuba yabibonye umuntu uri ku rwego nka ruriya hari ibintu biri fundamental gombye kubozi ku buryo badashobora no gusubiza uko yasubije s'il vous plaît hari ikintu ariko kweri ubujiji kubura connaissance njyewe sinzi erika abantu bamwe kandi nabo ari Busingye gusa hari abantu benshi batazi ko iyo uri mu mwanya fulani ugombye kuba uri informé kurevo byibura ezwi ariko Busingye bwana we Busingye waza jofata udutabo ukasoma ibyo utazoka yiga wirirwa kuri internet uvuga ibintu byo buswa ntabwo ushobora kwiga amategeko kuri social media ntabwo bishoboka ariko ubu utuntu twebanze umuntu witwa atunegeno kubata tuzi ibi bintu biteye soni ubu none wabana biga muri kaminuza bo babigenze gute oh man byateye soni ni ibintu biteye soni cyane ariko yegaragaje nabyo nababwiyaga twavuze kenshi urubanza rwa Rusesabagina ni leta iri kuburana Rusesabagina we byarangiye you know ni leta iri kuburana lebo kuntu bagaragaje ubuswa bwabo noneho rero hari ikintu wabonye banagaragaje muri iriya kinyamakuru ukuvuga ngo Kagame na Atnegeno we bafashe ikigo cya public relations ngo kibategure gusubiza itangazamakuru ku bintu birebana no rubanza rwa Rusesabagina noneho mu buhanga bwabo nyine bwagikotanyi ntabwo bari bazi ko ibintu byose biri recorded wumvise basema akantu gakeya muri babirekodize byose abanyamakuru barabifite yavuze ko umunyamakuru yashizemo akantu aho umunyamakuru yavuze ko bafite record y'ikiganiro yagiranye na public na PR kirengeje isaha yes ariko mu kiganiro yagiranye na PR iyo public relations firm
agacyo umunyamakuru yashizemo wumvamo atunegeno ababwira ngo se noneho nari kuvuga ngo ntabo twatanze amafaranga ku ndege ngo mbivuge gute tekereza ntuvuge ngo story yose irazwi kuva indege aho bayikuye abayikodesheje amafaranga bayikodesheje kampani yabiteguye abantu bose bakoranye muri iyo gahunda ya kidnap barazwi n'ibintu byose birazwi twarabivuze bagifata Rusesabagina kandi muri kubibona ko biri kuba ibyo bintu byose uko twabivuze ni nako bimeze sasa hivi twaravuze ati iriya ndege kwanza iriya kampani y'indege ziriya niyo kampani Kagame yahaye indege ze byanashoboka ko iriya ndege ari iya Kagame yayikodeshejeho amafaranga ya leta yakoresheje mu gukora icyaha mpuzamahanga kandi we yabihakanye kandi na tunegeno we akabihakana yegaramiye ati u Rwanda ntabwo rwagize urware mu kumutsimbukana mu kumukidnapping ubu se ko bagushyiriyeho n'akantu ubwawe wevugira ati nitwebwe ati ubwira PR firm babwira ngo yari yazi ko agiye kwa padiri muri confessions ibintu bavugana na PR relations firms biba nta banga bigira barabitanga ushobora no mwavoka wa Rusesabagina ashobora kubisaba akajya mu rukiko agasaba iyo PR kubitanga communication jyanye na publications ntaberi protege ariko ibyo ntabwo abizi bafuye kuvuga so ibintu byose birazwi kandi wavuze ko bizamenyekana kandi ko aba bantu bazatewa n'isoni kumva ko ibintu byose bakoze bizwi ariko nanone ese ubundi wenda ntaguciye mu ijambo Professor ubundi kuba leta y'u Rwanda igezaho ikodesha ibigo bya consultancy mu bijyanye na public relations ubundi ni ibintu ubona ko babitewe n'iki nuvuga ngo niki cyatumye bageraho basohora amafaranga yo gukodesha abantu bagomba kubatamika amagambo yo bagomba kwisobanura kwifatwa rya Rusesabagina kuki babikoze kuri Rusesabagina gusa kuki nta handi na rimwe ndumva ko bakodesha abantu bo kubaduhiramo amagambo yo kwisobanura yo kuvuga birakwereka ikibazo twababuye kiriya ni ikirayi bafashe batabanze na gukora gahunda nta plan bari bafite bari bazi bamenyereye ibintu by'ubugizi bwa nabi biriya ibintu bikagenda bikabasandara nanoneho barabyumva so ibi bintu byose bigaragaza ubuswa aba bantu bakoresha batazi ingaruka zabyo Rusesabagina ashobora no gupfa hariya nta kibazo ariko ibizaturukamo nayo mpamvu ubona batangiye kugura gutekereza batanze ibifaranga bitagira ingano byo kumufata batanze ibifaranga bitagira ingano byo kugira ngo ikigo mpuzamahanga ngo cyigishe atunegeno ubundi atunegeno niwe ugombye kwigisha perezida kugira inama perezida ariko noneho atunegeno bamuguriye kampanye yo kumwigisha ibijyanye n'amategeko agombye kuvuga tekereza aya mafaranga yose mu gihe abanyarwanda bari gufenzara aya mafaranga turi kuvuga za miliyoni madolari ntabwo turi kuvuga amafaranga asanzwe ni miliyoni madolari kandi bishyura mu madolari so ukibaza ati ariko aba bantu kweri bajya batekereza ibintu bari gukora cyangwa ariko ranabibona muri politiki public yabo isanzwe baragwa mu bintu batazi n'imipango birimo kandi nanone ngira ngo sinzi niba navuze tushobora no kwihuza n'itangazo rya inyandiko ya government ya Itare isaba DRC igisobanuro cyangwa icyo wavuze muri diplomasi nyine bari kubaza bati bari kubwira nshaka kuzana ibintu bakora bitafite gahunda ngewe
sinzi ntabwo natanze reasons mvuga kuri iyo radio ntabwo ndabivuga ariko hari nabivuze kukwicwa kuri ambassador clearly birimo akaboko ka Kagame. Ni gute ubwo birimo akaboko ka Kagame kandi yaraguye muri Congo Dr. Charles? Of course I mean nuko mugiye kunjana mu kiganiro kirekire ariko yo orebye intereza Kagame muri kariya karere okanareba no kuntu akora ibintu kandi yanabikoze na mbere kuri bari abakina rugendo ba tourist yishe ariko none ukuri uyu ambassador ikintu cya mbere gikomeye cyane uyu ambassador niwe uri inyuma yo gushiraho urukiko mpuzamahanga Dr. Mukwege bamuvanyeho ikintu gikomeye cyane uyu ambassador niwe wari background ya Mukwege muri iyo kampanye ni nawe wakoze ibishoboka byose kugira ngo Mukwege abone area nini prize Nobel Prize uburyo kwicwa kwe biri mu nyungu zo kugira ngo urukiko rwasabwaga rwa mapping report gushyirwaho kugira ngo ruhagarare of course yashaka kubanza gukora muri iyo mugabo kubera uriyo mugabo personally yari involved cyane muri ibi bintu cyane mu dossier ya Mukwege bitazagutangaza na Mukwege bamwishe ariko none wo ikindi kintu kiri interesting cyane noko none wo bayise immediately babi I mean olabibona mu omukino batubwiye ko ngo leta ministry y'umutekano na foreign affairs yemereye uriyo mugabo na convoy ko uriyo muhanda ni nyirabagendwa nta kibazo. Yes, icyo ne cyambere babemereye. Cya kabiri uriyo mugabo yagomba kurindwa byibura na MONUSCO n'abasirikare b'u Rwanda abiri ba Congo ariko tekereza nta MONUSCO nta basirikare bamurindaga umuntu ugiye mu gace kameze kuriya bikubwira iki bivuga ko hari umuntu wa manipulating enzego kugira ngo uriyo mugabo yishwe bamwiki ubwo ntabwo yabari FDL kwa yo bashize majwi professor ariko wowe ubona FDL yakora operation imeze kuriya hariya kumanywa kilometers eshatu kuva ku mupaka wa nini. Cya kabiri FDL biragaragara ko umuntu wakoze iyo operation yagize n'uruhare mu kubesha ambassador ko umuhanda ni nyirabagendwa. Cya kabiri umuntu wakoze iyo operation bigaragara ko yagize uruhare mu kwima ambassador abantu bamurinda abaye muri MONUSCO cyangwa mu gisirikare na polisi ya DRC. Uyu muntu nabashobora kuba FDL. Uyu muntu ninde urabibona ko ari Kagame. None wejo nimbivuga ari Kagame abatwumva bakeneye kumva kubera iki atari FDL kubera iki yabari Kagame. Of course nagwaye ezo reasons ko bigaragara ko umuntu wakoze area operation yarateguwe bimwe mu bintu tuzi byakozwe nuko babeshe area convoy ko uriyo muhanda ni nyirabagendwa nta kibazo kandi ibintu babivuga gatarabona n'urwandiko rwa Italian government iravuga ngo ambassador yari yabwiye minister of foreign affairs n'abandi ba authorities ba Congo babishinzwe ko azagenda mu ruzindiko ruriya nta bamuhaye uburinzi. Icyo bamubwiye nuko umuhanda ni nyirabagendwa nta kibazo. Ninde washoboye kumanipulating nenda kubaza ni ubihuza ute no kuba itangazo ryasohowe na Ministeri y'Umutekano mu gihugu risohowe na Director of Cabinet wa Ministre niba Secretary General rivuga yuko FDL ariyo yagize uruhare mu kwica uriya ambassador abivuga nta perereza rirakorwa birongera bitangazwa na Governor wa North Kivu ariko mu gihe gito twumva ngo habayeho guhagarika uwo wasinye kuri iryo tangazo nk'umukozi mukuru muri ministeri. Ibyo bivuze iki Professor Charles?
nicyo nashaka njewe ku connecting kuri itangazo lya government ya Italy. Italy iravuga ati yarabamenyesheje ibintu byose urugendo rwe mwari muruzi rwari ruzi, ariko none bo wumvise governor wo muri Kivu ngo ntawe bari bazi aho ko uyo mugabo azagenda, ariko government ya Italy iravuga ati bari babizi neza, inzego zose zibishinzwe zari zibizi, barabihakanye. None mu kubihakana mu minota mike cyane umugabo amaze gupfa, bamaze kumwica, wahise yihutira gushyira FDLR mu majwi. Ntabari FDLR, ninde ufite nyungu gushyira FDLR mu majwi? Kandi urebe u Rwanda rwahise ibinyamakuru by'u Rwanda byahise bisakaza ahantu hose ye nkuru yo ko FDLR yishe Italian ambassador. Warabonye ko bari batangiye bari bagiye mu binyamakuru mpuzamahanga kuvuga ko FDLR yishe uriyo mugabo. Ntabo urabibona ko harimo akaboko ka Kagame mu kwihutira gutangaza no gutamika uriyo mugabo. Kuki tuvuga ko umugabo yaratamitswe nuko n'omukuriye ministre yavuze ati wabikuye he wowe? No kuvuga ngo uyo mugabo wabyandise yabitamitswe n'aba bantu bafite gahunda, ahubwo uyo mugabo yerukanye ministre no wa mbere bagombye gufata, agombye kuba yari afite iyo gahunda. Aha hantu urubwego kuri kuvugiraho wakoze ibintu FDL ntabwo ifite ububasha bwo gukinira hariya no kubwira uyo mugabo kwandika itangazo rimeze kuriya vuba. Ibi ntabari nini FDL ntabwo ifite ubushobozi. None wowe ukibaza ati eske uyo muntu uri kuvuga ko n'ubundi anafite ubushobozi bwo gukora operation imeze kuriya muri kariya karere? Arabufite. Afite abasirikare abo Rwanda basanzwe, afite M23 nyine ari abasirikare b'u Rwanda hariya, nabe direct bambara nyine bari abagiyeyo Tsegedi arakinisha umuriro. Noneho afite n'abasirikare ba Kongo n'abapolisi bo muri Kongo, kandi nanone akavideo kafashwe n'abantu nobo tutazi neza authenticity yako, ariko kasohotse iriya kiriya kibazo kikiba abantu bavuga ati dore nga bariya ni bariya bari guhindura imyenda, bari kwambara bavanyemo imyenda basigaye bambaye ya gipolisi barababonye. Uriyo mugabo wateruye ambassador ku modoka akamugeza mu bitaro. Ageze mu bitaro hari clip bamufashe avuga abo babakubisiye ambush ngo ni musoko. Omugabo urabibona ko yabonye ababagiriye nabi, yarababonye arabazi. So kuba Kagame yakora ibintu nk'abiriya, urabimva ko Kagame ashaka controllinga Kongo, ashaka kubwira abazungu bati nimutaza hano aba bantu bazabamara, cyane cyane ko amaze no weekendinga leta ya Gisekedi ari mu kirere, nta kintu wazi kiba, n'abantu bayoborana nabo nta babazi ngo ne shira hamwe ngo ne uniyo inakatifu akoreramo, so Kagame afite intere kandi asanzwe anabikora, kandi uburyo yabikozemo ibyo kwicyo yo mugabo bisa neza n'ibyabwindi birasa neza. Ariko ibyabwindi reka tugaruke mwibutse ko ibyabwindi muri za 90 niba ari ni 9 gutyo niba atari 8 niba nibuka yabikoze bamaze kwicwa bare bacyarugendo b'Abanyamerika. Icyo gihe Kagame yahise atangaza ko ababishari umutwe wa ariyo, sinzi nabo ubyibuka, waje kuvamo FDLR, ndetse ashishikariza Amerika bishyiraho n'imbaraga yuko bagomba kubashyira ku rutonde rw'abaterrorist. None se wibaza yuko na ambassador mu kwicwa kwe bishobora gukorwa mu nyungu zo kugira ngo FDL ishyirwe yongere gushyiramo imbaraga mu gusaba ko yashyirwa ku rutonde rw'abaterrorist nka za Al-Qaeda? Urumva iyo mpamvu nayo ishobora kuba iyo narrative ye efata FDL yari bibayeho. Kagame aracyakoresha obuswa bwa kera
mu bihe bishasha tulimo ntabaramenya guhinduka biri bye tekinika lyabo bagira ngo tekinika zahora arikorwa uko barikoraga na kera ibintu byarahindutse cyane so kandi ibintu byose birubaramu obuswa butesoni ni nabo buswa turi mu kubona muri urubanza rwa Rusesabagina bintu bari gusubiza itangaza makuru bizu yo buswa ni ikintu kiranga Kagame n'abantu be akora so obo buswa no gutekinika bebwira ngo abantu abo babona bizabakoraho kandi byadangireza kubakoraho oui nanone wenda dusubiye inyuma gake igihe numvise ejo bundi mu kiganiro FDR yagiranye na BBC gahuza miryango umuvugizi we yavuze yuko ngo FDR atariyo itigeze igira uruhare mu kwica uri ambassador anavuga yuko ngo aho ambassador yarasiwe nkuko wari ubivuze ko ari mu birometero 3 kuva ku mpaka w'u Rwanda ngo kandi hari ingabo z'u Rwanda ziri kuri ubwo butaka bwa Kongo n'ingabo za Kongo ko nta ngabo nimwe ya FDR ihabarizwa ariko icyo mubaza ni iki umuvugizi wa FDR yavuze ati twega dushyigikiye ko habaho iperereza mpuzamahanga ryigenga muri iki gikorwa kubera iki FDR ikeneye iperereza mpuzamahanga ryigenga wibaza yuko iyo mvugo yari igamije iki Professeur Kambanda jewe numva ko FDR kwanza biri mu nyungu zayo ko byamenyekana ko Kagame ari we wishe bari abantu biri mu nyungu za FDR kandi FDR ntanabekeneye gutanga ibisobanuro byinshi kubera ko bari kuyitangira ibimenyetso kuba uriyo mugabo ministre yerukanye secretary we kubera gubuka kandika ngo ni FDR yishe bari abantu ubwabyo birakwereka ko na leta ya Kongo yatangiye kumenya ababishe cyangwa se abafatanya bikorwa ba leta ya Kongo bahise babavuye ati muratubesha ibyo ntabari byo none uwo munsi mwabonye tangazo rya Itare rya leta ya Itare nabyo niriza ku ruhande wa FDR kubera ko ubu no muntu utazi gukora iperereza hatangira amenya ati aho utangira turahazi noneho nukuvuga ngo uyo mugabo byari bizi ko agiye muri kariya gace ariko ntabo yahawe uburinzi ninde wari oshinzwe gukora ibi bintu kuki atabikoze kuki atahawe uburinzi kuki bahuzagurika kuri icyo kibazo leta yaratuwiye ngo nta muntu wari yozi ko iyo mugabo agiyeyo leta ya Kongo ariko noneho leta ya Itare iravuga ati no ibyo ntabari byo twarabiba iyo mugabo yarabibabuye mukanamwemerera kugenda mwamukiriya linze so FDR yo sasa hivi iligaramiye ivuga ati rebo mwanzi wacu washaka kutugerekaho ebe bintu bye none byamuguye nabi hati ahubwo twebwe dushaka ko tuba niba mushaka gukora iperereza twebwe turafunguye mukora iperereza so urabibona ko biri mu interest za FDR kugira ngo baba n'iki cyasha bari babashizeho kigana ikintu gikomeye cyane kwicyo mu diplomate kuriya ntabwo byoroshe so FDR igombye biri mu nyungu zayo okay Professor urakoze cyane kubyo gisubizo kanga usubiza inyuma gake hari aho umunyamakuru yabajije ministre w'ubutabera w'u Rwanda Busingye niba gufata Rusesabagina bakishyura indege imusubiza imujyana mu gihugu yahunze nk'u Rwanda ndetse ishimuta bakabikoresha banyuze mu byo wise kumutrikinga kumubeshya yuko byabyubahirije amategeko mpuzamahanga Busingye yavuze ati byubahirije amategeko mpuzamahanga ariko icyo nshaka kukubaza Professeur Kambanda Busingye yatanze urugero ati ibi si ubwa mbere bibaye ku isi ati ubu ni uburyo na Amerika ikunze gukoresha ese urumva cyari igisubizo cyiza n'urugero rwiza yaratanze ko bikoreshwa n'ahandi Professeur Kambanda
kwanza aranabesha. Reka tumaze no kureba ku mategeko mpuzamahanga. We arevugira ko okay, kwanza kidnap ni process. Kidnap na bivuze ngo buri gihe abantu bakoresha imbunda. Kidnap oshobora no kubesha umuntu. Jango nageze sinzi twagera kuvugana kuri radio yanyu nkobo nkubeshe nshaka kugufata nakubesha ati ngwino hano umwana wawe cyangwa umukobwa wawe ararwaye yaje hano nshaka ko udufasha kumujyana mu bitaro. Ukaza hano nkagufata nkagoresha byo nshaka. Iyo ni kidnap. So Busingye ntabazi na elema za kidnap, ntabazizi. Ameze nka Kagame. Ariko nanone birumvikana kubera ko na Kagame Busingye ni wakagombye kugira Kagame nama mu by'amategeko, ariko nawe agaragaje ko atanayazi. So icyo ni ikintu kimwe. Cya kabiri, Busingye aravuga ngo uriyo mugabo yari afite ibyaha abazwa. Ariko ntabahakana ko uriyo mugabo atabaga mu Bubiligi cyangwa muri Amerika. Ni ukuvuga ngo mu mategeko mpuzamahanga ntabwo ushobora kidnapping umuntu kubera ko afite ibyaha umubaza mu gihugu cyawe. Ibi bintu bifite process yabo mu mategeko mpuzamahanga ya extradition. Ibihugu birasabwa gukora extradition. Ikindi uruse ko ariko uriya nawe ukuntu ameze ubona ababizi. Emwe muri rezo zatumye bashyiraho umuryango mpuzamahanga cyangwa mu gihe mu deba yari itegeko litwa United Nations Charter. Kimwe mu bintu badebatinze byatumye bashyiraho ririya tegeko na UN muri rusange ni ukubuza ibihugu kuzajya bikora icyo cyaha bigenda mu bindi bihugu bigafata abantu uko bishakiye. So no munyamakuru yamusese havuga ati ngo yubahirize amategeko mpuzamahanga, ariko urabyumva ko kubera ko Rusesabagina kubera ko Busingye afite power, afite leta avugira, umunyamakuru yavuze ati katubiyehorere uzabyumva mu bihe bizaza, you know. So no munyamakuru ubwe yamusese neza abona umuntu wo muswa utaze ibyo avuga. Umunyamakuru yanamubwiye kiriye tegeko mpuzamahanga anti torture act convention. Ibi nabyo, you know. So uriyo mugabo ibintu avuga noneho akavuga ngo na Amerika irabikora. Ni ibintu byobuswa. Kwanza umunyamakuru yari no kumbaza ati ebihe yabikoze ryari. Ariko umuntu wize cyangwa ku rwego rwa diplomasi ntabwo ushobora kuregana igihugu nka Amerika ambukira akora kidnap. Iyo kidnap tubwire bayikoze ryari. Ko Amerika tuyize ejo bundi icyo kibazo cy'uriyo munyamakuru ko bagiye kuburana mu Bongereza bakora extradition. Ubungereza bakanamwimana. Kandi uriyo munyamakuru ngo aregwa kuba yagiye mu bubiko bwa leta akavanamo muri classified documents. Uravuga Assange. Yes. So ebyo yavuga ngo Amerika irabikora ni bihe. So nowe munyamerika Amerika yatsimutse mu ngini gihugu, nowe munyamerika amutubwire. Ariko nanone akarenzaho akarega leta ya Amerika gukora kidnap. Uyo muntu kweri umubonamo umuntu. None se Professeur Kambanda wenda sino gutandukira ko nubundi nibyo turimo kuko naye namenye kufite nakanya gatoya, ariko nagira ngo ugire icyo uvuga kukuba urukiko rwo mu Rwanda rwemeje yuko rufite ububasha bwo kuburanisha Rusesabagina, yuko ngo ruzamuburanisha. Ese wibaza yuko Rusesabagina ashobora kubona ubutabera mu Rwanda mu gihugu cyamukidinapinze, mu gihugu cyohereje indege kikamushuka kikamuzana mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko? Hari ubutabera yahabonera?
ongeraho igihugu cyamwangiye abavoka be, igihugu kireba cyangwa kibanza gusoma inyandiko communication ye n'abavoka be, igihugu kirangwa n'ubwicanyi kugenda cyica abatavuga nabo rumwe, igihugu kirangwa n'ubugizi bwa nabi bwose ku isi. Obose hari ikintu kwanza urukiko bari kuvuga iki? Urukiko rwa Kagame ni Kagame. Obose icyo bavuze ninde umuntu bakidnapinze? Nta muntu nomwe utekereza neza ushobora gutekereza utabona ko urukiko ni igikoresho cya Kagame. Ubose igikoresho cya Kagame mwashaka ko kikora iki? Nta muntu kivuga kuri fair trial mu rubanza rwa Rusesabagina. No. Ariko ikintu kiri interesting ni nacyo numva ko twasozeraza twajya at the end of our discussion nuko uriyo mugabo Busingye n'aba bantu bose bo mu Rwanda baza hanze bakavuga ibintu meze kuriya kandi bakaba bashyigikiye ingoma iriya mpotozi, kandi umunsi iriya ingoma izabaho aba bantu bazawungira he? Niki igihugu ushobora kwemerera Busingye obuhunzi? Niki umuntu uvuga ibintu biriya mu guhonyora uburenganzira bw'abantu akabishikira ku mugaragaro kuri televiziyo? Niki igihugu cyamuha obuhunzi? Tuvuga aramutse agize bimuturikanye mu Rwanda akabona n'indege mugeza muri Amerika cyangwa i Burayi. Aba bantu bajya batekereza ko ibi bintu bari kuvuga biri recorded ku isi hose kandi bazabibazwa kiriya kintu kimaze guhirima, kandi birashoboka ko cyahirima vuba, kizahirima vuba. Ibi bintu njyewe birambabaza kubona abantu babivuga ko barize bakanemera kujya muri kamera. Wabonye uriya chef w'iperereza nawe yagiye muri kamera avugana na n'iki kinyamakuru nanone ngira ngo na CNN. Yivuga kikubita mu gatuza uko bafashe Rusesabagina. Kandi aba bantu baracyari bato. Kaga navaho muzajyahe? Isi izabana nkeya, isi izahinduka akadomo kuri aba bantu, kandi babanye nabi n'Abanyarwanda. Birashoboka ko Abanyarwanda bazaba bahiga nabo. Muhigwe n'Abanyarwanda, muhigwe n'abanyamahanga. Bizarangira gute? So abantu bagombi kuzajya bibaza ati ibi bintu turi gukora muri iyo leta y'akaga bifite zihe ngaruka nyuma y'akaga ku buzima bwacyo n'imiryango yacyo? Sinzi niba abantu bajya babitekerezaho, ariko bagomba kubitekerezaho. Murakoze. Nagira ngo dusoze iki kiganiro Professeur Kamba, kubera yuko wari umaze kutubwira nyine umwanya wawe yuko ari muke kubera inshingano zindi wenda kujyamo. Nagira ngo ushimire, ngusabe ko niba hari ubutumwa watanga bwo gusoza wabutanga mu ncamake kugira ngo duhite turangiza. Murakoze. Nyine ubutumwa busanzwe nesabira Abanyarwanda iyi ngoma mpotozi iri kubasiga bamwe, iri kubasiga ibyaha bazabazwa na nyuma. Bagomba kwitandukanya na Kagame. Iyi ngoma ya Kagame ntabiri sustainable habaye mu mahanga cyangwa mu Rwanda. Uko bizabarangirana bagomba kubyishingira, bagomba kubimenya. So abantu bagira nabi abandi betwaza kuvuga ngo bari muri power bafite ubuyobozi, on sait jamais ejo bundi bishobora kuzahinduka ibindi. Muzajyahe? Mwakoze ubushuti n'Abanyarwanda mukabana neza n'Abanyarwanda, mukerinda kugira nabi Abanyarwanda, ubundi mukabaho n'imiryango yanyu. Ariko ibi bintu mwebe abantu babona ko ibi bintu bari gukora biri sustainable mu gihe kiri imbere, ntaho bizabagarukana. Njyewe nabagira inama gukora icyo bifuza ko abandi babakorera, gukorera abandi icyo bifuza ko abandi babakorera. Niyo nama ngira Abanyarwanda. Ubugizi bwa nabi tugomba kuvanaho umucyo w'ubugizi bwa nabi. Murakoze.
Murakoze cyane Professeur Charles Kambanda. Nkambona yakanya gushishikariza abumva iki kiganiro rwose ko bakomeza gukora subscribe kugira ngo bajye bakomeza gukurikirana ibiganiro byacu bishya byo tuzajya tubagezaho. Murakoze, mugire umunsi mwiza, mugire amahoro y'Imana. You do know who paid for the plane that transported Mr. Rusesabagina to Rwanda. The conversation you had with your advisors was whether or not to disclose it. Who did? Tell me who did. Yeah, but did I tell you yesterday that I don't know who paid? I'm asking who paid? The government paid. So the government paid for the plane that transported him. Yesterday in our conversation, what you suggested to me, if I understand you correctly, was that the government didn't play a role in transport, in getting him here, right? Yeah, I told you, listen, I told you that there is a person who was operating with Rusesabagina for a long time, who was an interest of our public criminal investigation department, who accepted to turn him in, and the payment was to facilitate the transportation of that man, but it was to facilitate the plan of this man to transport Rusesabagina to Rwanda. The government did not play a role in transporting him. It was facilitating this gentleman who wanted to bring him to Rwanda. So essentially the government paid for someone else to trick Mr. Rusesabagina to come into Rwanda? Yes. And you acknowledge that Mr. Rusesabagina did not know that he was coming into Rwanda. He was tricked, and you're saying the government did not organize the plan, they simply paid for the plane that got him there. Well, he was brought into Rwanda by someone who lured him to come to Rwanda, who knew exactly what was going on his way. Of course, if he hadn't come here, he was on his way to Burundi, but he was transported to Rwanda by that gentleman, and Rusesabagina himself is aware. On a plane that the government paid for. So in light of that, now that you've had a moment to reflect on this, the government paid for a plane that led to the transport of someone without their knowing and certainly against their will into a country that they're not citizens of for the purpose of a legal proceeding. Can you see how that would be seen as an illegal extradition process? One, let me say that one of the things that I intend